Mayra wamenyekanye nk'umugore wa mbere munini ku isi afite imyaka 30 nibwo yasuzumwe mu byibuho ukabije watangaje isi y'ubuganga. Indwara imufata bwa mbere yarakibasha kugira byinshi yikorera, ariko nyuma iyi ndwara yahinduye isura ku buryo atarakibashije kugenda. Ntiyabashaga kwikemurira ibisabwa bye by'umunsi, dore ko atanabashaga kunyeganyega nta bufasha. Ibiro by'uburemere bwe byari hagati ya 450 na 500. Mayra watangiye kuzana ibikomere byinshi ku mubiri byanamuteraga uburibwe cyane kubera guhera mu gitanda, nta bundi buryo yari afite uretse gusaba inkunga akabagwa. Ariko ibyabaye kuri Mayra wari usanzwe n'ubundi aca mu bihe bigoye, mu by'ukuri biteye agahinda cyane. Mu bitangazamakuru hatangiye gucicikana amakuru avuga yuko Mayra ashinzwe icyaha cyo kwica umwishywa we. Mayra yireze kuri polisi avuga yuko ari we wishe umwishywa we w'imyaka 2 amwicariye. Nyuma y'uko kwirega k'umugore, polisi ntabwo yigeze igira amakenga n'amaki y'uko umwana ashobora kuba yarishwe n'abandi bitewe n'ibiro umugore yari afite. Ariko ibizamini byafatiwe kwa muganga byagaragaje yuko umwana yishwe akubiswe ku mutwe, kandi umuntu munini nka Mayra ari ibidashoboka ko yabasha kuzamura ukuboko agakora ibintu nk'ibi. Yewe umukobwa Mayra ntiyanabashaga nibura kuva ahari, bishatse kuvuga ko hari ikindi cyari kibyihishe inyuma. Mayra nyuma y'uko kuri kugiye ahagaragara yemeye buri kimwe. Mayra yemereye yuko umuvandimwe we ari we wakubise umwishywa w'ikiroso cy'umusatsi ku mutwe kubera ko yanze kurya, bityo bimuviramo urupfu. Iyi akaba ari nayo mpamvu yatumye abeshya mu rwego rwo kugira ngo arinde umuvandimwe we. Umuvandimwe we wamaze gufatwa n'abashinzwe umutekano, Mayra n'ibiro bya hafi 500, inkuru ye yahise bakimamo mu binyamakuru. Mayra warushijeho kwiyongera ibiro na nyuma y'ibihe bitoroshye yaciyemo, yasabye inkunga mu bice bitandukanye kugira ngo abe yabasha kubagwa. Mayra waje kubagwa nyuma yo gushyirwa mu bitaro, na nyuma yaho nanone yongeye kubagwa izindi nshuro enye. Nyuma y'imyaka myinshi avurwa, Mayra asigaye nibura yabashaga gutarabuka. Nyuma ya operasiyo 11 zose hamwe yakorewe, yataye 80% by'umubiri we. Bisobanuye ko muri rusange yataye ibiro 360. Ibi byamuteye akanyabugabo, anakomeza kugerageza guta byinshi kurushaho. Transformation cyangwa se impinduka itangaje ya Mariya yamugejeje ku biro 90. Umugore utarabashaga nibura kurambura ukuboko, ari ibihe bigoye yaciyemo, ari no kwihangana yagize byamuremyemo icyizere. Ubu akaba akomeje ubuzima bwe nk'umugore usanzwe ufite ubuzima bwiza. Akoresha imodoka, agatembera, ndetse agakora na siporo. Ubu akaba yitabira gahunda nyinshi za televiziyo mu rwego rwo gusangiza abandi inkuru ye y'intsinzi, akanagira uruhare rukomeye mu bukangurambaga bwiyemeje guhashya umubyibuho ukabije. Tukaba tugeze ku musozo. Kubwo gutera inkunga channel yanjye, ntimwibagirwe gukora like na subscribe. Naho mu yindi video murabeho, mugire ibihe byiza.